mwarimu wuhumye ku buzima bwawe isaha irimo irarangira, mwarimu w'agahinda isaha irimo irarangira, mwarimu w'ibigerageza isaha irarangira, mwarimu w'akarande isaha irimo irarangira. Ndabona Yesu ahagurukije undi mwarimu ku buzima bwawe, aje avuga ngo efasero tabro, efase amagambo bamuvuze, efase ibinyoma bamubesheye, efase ibyo bamutwereye, efase abarozi bamurogaga. Iyi ni JURU TV, umuyoboro w'ibyiza. Akira umugisha utigeze ubona kuvubutse, akira amavuta n'amafaranga, ugiye kugira business yambukiranya imipaka n'imigabane. Nta wundi enda gwino akira murajya muza mushyira mu mugeni. Perezida, Imana iguhinduriye transport, kuko yaguye transport kugira ngo ujye utwara abasauti benshi, kandi hinduye n'imikorere. Imana ibahaye umwana w'umugisha, ntago murarangiza kubyara. Ngo uyu mwana azanye no kuvuka kwa sauti hewani groupe bundi bushya. Muhanuzi w'ibihe, Imana iguhaye amavuta yo guhanura. Muhanuzi w'ibihe, muhanuzi uzahanura ibihugu. Imana yambwiye ngo irakubatse kandi urubatse ite, ntawe uzakurwanya ngo agushobore. Niyo yubatse kandi ntawe uzarusenya. Akira umugisha Imana itanga, ni impano y'ubuhanzi. Haleluya. Uyu rero agiye kumushoramari mpuzamahanga, azajya batera inkunga. Yafata mikoro atayifata, uyu nguyu Imana igiye kumugwiza nk'uburu. Agiye kugira amasita 6 yo gukoreramo, business zizatuma sauti hewani yaguka. Ndatangaye. Akira umugisha w'Imana. Habwa umugisha n'Uwiteka. Ni mama y'Imana tuzagutahira uko ari kwisabato. Imana iciye akagozi gatuma butaba. Kandi reka nkumenera ibanga, buzaba uri kumwe n'umunyamuhamagaro ufite impano itandukanye n'iyawe. Naho uri umuhanzi ukaba umuramyi w'umuhanuzikazi, waje ari umwigisha w'umushoramari w'umunyamafaranga, ariko azajya avuga ijambo aho abantu bari bahindukiriye Kristo. Imana iguhamushyira kandi wiseho uburinzi. Hari ibintu bari bakudeployinzeho ngo ukurwe mu nzira kugira ngo sauti ihagarare. Ntacyo uzaba uzarama, niko Imana yambwiye. Kandi uje nk'uje gusoza ubukwe bw'inzu ya so mu bakobwa. Hari umukobwa ukurikira, niwe muhererezi mu bakobwa, burabaye. Akira umugisha w'Imana, kandi ugiye kujya mu bihugu bitatu. Ntibizakubuza kugaruka ngo ukore umurimo. Hari icyo ugiye kubanza kujyamo cyo uzakuramo umugisha wagutse. Habwa umugisha n'Imana. Imana inyeretse guha inkoni y'ubushumba, ntawe uzayikwambura. Habwa umugisha n'Imana. Dejuru umushumba, uzaba pastor. Niba utari gateoloji gendo yige, uzaba umushumba w'ukuri. Imana iguha umugisha. Imana yavuganye nanjye ngo ikweho ibitero 3 bari bagutereza. Akira ubuzima buzira umuze. Habwa umugisha n'Imana. Imana irakuzi kandi irakwemera, naho abantu batakwemera irakwemera. Ibyo biraguhagije. Hari ibyo ikoze, hari n'igikombe kurengeje. Imana ikurinza agahinda k'igihe kirekire. Uhabwa umugisha n'Imana. La bini vode saimeni glory. Data avuganye nanjye ngo agiye kugira umushumba w'abaramyi. Umushumba w'abaramyi, uzaramya Imana inezerwa uri mu ijuru, ngo inyurwa n'umutima utuje no kuyubaha ugira. Uhabwa umugisha n'Imana. Hari n'indwara y'umundi gukijije, ikurinze constipation, yakuzengereza bikaze. Akira umugisha w'Imana. Kandi Imana iguha impano yo kwicurangira ubuziraherezo. Iguhamagaye nka Dawidi. Uhabwa umugisha, niwe uzazana agakiza mu nzu ya so. La bini vode saimeni glory. Urashaka impanga? Ai. Nukuri ntuzasoza kubyara utabyaye impanga. Kandi zivukiye ahantu hagutse. Kimenyetso kibi hagiye kuba hiyimuka, nubwo aho utuye atari habi. Imana iradaborinze. Habwa umugisha n'Imana. Kandi umutware wawe agiye guhamagarwa ahantu h'umumaro. Kira umugisha w'Imana. Imana ikujuje umwuka wera, uzayiramya uri n'umuhanuzi ugiye kujya usengera mu ndimi, pray in tongues. Witeka arambwiye ngo agakiza kawe bagashidikanyijeho, ngo ariko yarakakiye kuva yarakwemeye kukwemeza abatemera. Habwa umugisha n'Imana. Ni iherezo ryiza, kwiguha iherezo ryiza. Mashuri yawe uzasoza n'uzacikiriza. Imana yambwiye ngo ntuzasoza utagize masters. Habwa umugisha n'Imana. Habwa umugisha n'Imana. Uri umucuranzi, Imana iguhaye kuyicurangira. Uzaba docteur muri music n'ibintu bita graphic design. Uhabwa umugisha n'Imana. Habwa umugisha n'Uwiteka. Uvuka mu nzu y'abatambyi.
Imana yambwiye ngo iyo nkoni ntizava mu biganza byawe, uhabwe umugisha n'Uwiteka. Haleluya. Kandi nawe uzaminuriza mu yindi university ikomeye kugira ngo uzaze ubuyobozi bw'igisekuru cy'iwanyu bukuri ku bitugu. Rabimeni ukunda gucuruza ariko uri umuyobozi, kubera uri inyangamugayo utabesha byakugora. Data yavuganye nanjye ngo habwe umugisha kuko hari ibyo wigomwe kubw'uyu murimo. Imana igiye kukugwiza nk'uburo. Rero wowe wakugira umunyamategeko gusa. Mana yambwiye ngo guhaye igitsure bazakugire disciplinary, uhabwe umugisha n'Uwiteka. Uhabwe umugisha muhungu wanjye. Imana izanye agakiza n'ububyutse mu nzu ya so. Uhabwe umugisha n'ubwenge. Uhabwe umugisha. Wowe yarabikoze igihe ukora n'ibindi. Ngo kuko wayishimye yakoze biriya, ikoze n'ibindi. Ngo wajya gurira yabikoze, uzongera urayishimye. Kandi kurinze igikombe cy'uburozi. Uhabwe umugisha n'Imana. Uhabwe umugisha n'Imana. We ngugezeho mbona ni ishyanga rikomeye. Uzaba se w'amahanga kandi ntuzabara urubyaro kuko uzagira abana benshi. Benshi. Kuko umutima w'imbabazi n'urukundo no guteta ukunda Keya, umugore wawe ari he? Aya. Mujye mumuha Keya, uyu mugabo akunda Keya. Uhabwe umugisha n'Imana. Uhabwe umugisha n'Imana. Ngo Imana yibutse kuramo rinete ngusengere. Jeze kwiriba. Akira ubuzima mu izina rya Yesu. Akira ubuzima. Aya maso ni yari normali, ni ibiterezanyo. Nta muti wo kwa muganga wari kuzakiza, ariko hereye none ntuzongera kuba rinete. Akira ubuzima. Hari umugisha wo mu mahanga banyaze, Imana igusubije gakondo. Habwe umugisha. Uzacuruza bijou zirimo n'amazahabu. Uzamucuruzi w'amabuye y'agaciro ukomeye. Ugenda urambagiza imodoka nziza kuri internet, uzayitwara. Perimi yawe uri he? Genda ushake perimi mu izina rya Yesu. Habwe umugisha. Hari company Imana ifunguye ku buzima bwawe kubw'uyu murimo, kubwo kwitangira uyu murimo. Imana irakwaguye. Akira ubukwe. Hari agakobwa kagusuzuguye, Imana yambwiye ngo ugiye guhuza n'umugeni wawe, kazajya karungurukira mu madirishya kanashake kukwegera bikananire, kuko Imana ikwinjije muri company zayita mpuzamahanga. Ugiye gucuruza amafaranga, icyo bita nka forex banking. Hari umuntu Imana iguhe umugisha. Imana ivuganye nanjye ngo iki ni igihe cyawe cy'ububyutse n'ubuhanzi. Akira ibihangano mu izina rya Yesu. Akira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Waje ubabaye ufite agahinda mu mutima, ariko Uwiteka Imana irambwiye ngo igukishije agahinda ko mu mutima. Akira ubuzima mu izina rya Yesu. Akira amahoro. Akira kwemerwa. Ibyawe byanyazwe n'ibigaruke. Uhabwe umugisha n'Imana. Tebuka. Akira umugisha w'Imana n'ubuzima. Imana ikurinze ibintu bikagutera guhwera. Akira ubuzima mu izina rya Yesu. Take it. Akira ubuzima n'amahoro no kwaguka kw'impano zawe. Akira umugisha n'amahoro no kwaguka kw'impano zawe. Akira umugisha no kwaguka kw'impano zawe. Akira umugisha. Uronsa yarakuze. Akira undi mu izina rya Yesu. Akira undi mu izina rya Yesu. Habwe umugisha n'Imana. Ko mbona uri umwizerwa muri ofisi, wari wabona akazi, wararangije university, jya kwiga university mu izina rya Yesu. Uzakora mu office akomeye, ariko ubanza ukore business izatuma isi itakota. Akira umugisha mu izina